Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana namwe. Njyewe amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, wongeye kuguha ikaze kuri no YouTube channel, aho nkugezaho gahunda yabyanditswe ngo ukuri kuvugwe. Rero muvandimwe, umumaro w'ibyanditswe byari no kuduhugura no kuduhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Rero myemerera mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye, turaguhimbaje, kandi twizera tudashidikanya ko uhorana natwe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kongera gusoma ijambo ryawe. Ndakusaba nkwinginga kugira ngo ubivane mu mpapuro, maze bibashe kuba mu mitima yacu. Komeze kutubera byose ndetse no kutuyobora byose, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero bakunzi ba Judgment Truth Victory, nk'uko tumaze gusenga, ndasaba Imana kugira ngo ibi byanditswe bibashe kuva mu nyandiko, hanyuma Imana ibashe kubyandika mu ntekerezo zacu. Hanyuma umugambi wanjye cyangwa umugambi wo kugira ngo dusome ibyanditswe ni ukugira ngo biduhindure, kubera ko Pawulo ni wanditse yandikira Timoteyo, yari umwana ukiri muto, yakiri umusore, aramubwira ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Uwo muntu ni njye nawe, kandi bikagira umumaro wo guhugura umuntu kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Rero niba ushaka kuba kumva ushyitse cyangwa wumva hari urugero ruriho mu bya mwuka, biragusaba ko wiga ibyanditswe byera kugira ngo biguhugure, biguhanire gukiranuka, noneho ubushyitse imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amaso y'abantu. Murabizi neza kubera Yesu yari yaratojwe ibyanditswe byera, yakuze acimwa n'Imana ndetse n'abantu. Uyu munsi rero turi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 21. Hanyuma nisegura ku bantu nagize ikibazo ariko ntekereza ko kubwo gufana Imana no uyu munsi turi kumwe. Itangiriro igice cya 21 ku murongo wa mbere. Ahangaha turahabona Sara abyara Isaka. Muribuka neza igihe Aburahamu yarari mu gihugu cy'i Kanani, yarasuhukiyeyo, aza kubura urubyaro, aza kubyara n'umunyegiputa bita Hagari. Yego, hanyuma Imana iza gusezeranira Aburahamu ari ku myaka 85 yuko azabyara umwana w'umuhungu. Rero reka dusome mu gice cya 21, turumva neza ayo makuru. Sara abyara Isaka. Uwiteka agendera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka uwo babyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umuhungu we amaze iminsi 8 avutse, uko Imana yamutegetse. Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Sara aravuga ati, Imana iransekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Ati, ninde uba warabwiye Aburahamu yuko Sara azonsa abana, ko mubyariye umuhungu ashaje? Sara asendesha Hagari na Ishimaheli. Umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi, uwo yabyaranye na Aburahamu, abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko ko urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari, abishyira ku rutugu rwe, amuha
n'uwo mwana aramusenda, avayo azerera mu butayu. Ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumvishe ijwi ry'uwo muhungu ari aho. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi, aba mu butayu bw'i Parani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu bati Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nuko rero undahira Imana yuko utazandiganya, cyangwa umwana wanjye, cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye ko uzayinyitura, njyewe n'igihugu wasuhukiyemo. Aburahamu aramusubiza ati ndarahira. Aburahamu azimuza Abimeleki ku by'iriba. Abagaragu ba Abimeleki bamunyaze. Abimeleki aramusubiza ati sinzi uwabikoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira, kandi sinigeze kubyumva keretse none. Aburahamu azana intama n'inka, abiha Abimeleki. Bombi barasezerana. Aburahamu arobanura abagazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati abo bagazi b'intama 7 urobanuye bisobanuye iki? Aramusubiza ati aba bagazi b'intama uko ari 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari njye wafukuye iryo riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asugiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Muvandimwe, icyo ni igice cya 21 tumaze gusoma, aho gifite imirongo 34. Muri make ndagisoje, nawe wiyumviye. Ariko hari ikintu nifuza ko dukuramo. Ahangaha turabona Imana isohoza isezerano ryayo. Mu bice byabanje twabonye uburyo Imana yaje kuri Aburahamu, imuha umwana w'isezerano, iramubwira ati uzabyara umwana, kandi uwo mwana uzamwite Isaka. Hanyuma muri iki gice cya 21 turabona Imana isohoza isezerano ryayo. Bivuze ngo Imana icyo yasezeranye, icyo duhanze amaso uyu munsi ni ikihe? Nuko Yesu yavuze ngo unyizera naho yaba arapfuye azazukira ubugingo buhoraho. Niba wizeye iryo sezerano rizasohora, kandi tumwiringire, niwe wo kwizerwa. Uko Yesu yari ari uyu munsi, ni nako ejo azaba ari, ndetse ni nako azahora iteka ryose. Rero ikindi turabona ahangaha Sara asendesha Hagari. Impamvu yamusendesheje ni iyihe? Twabonye neza yuko igihe Aburahamu yari arimo arishima yuko Isaka acutse, umuhungu we yabyaranye na Hagari yaje guseka. Hanyuma Sara aravuga ati
Nyegiputakazi musendewe n'umwana we, kubera yuko atazaraganwa n'iby'uyu mwana w'isezerano. Hanyuma twabonye yuko Aburahamu yababajwe nabyo. Ese bavandimwe, muzi ukuntu gutandukana n'umwana bigora? Rwose birarushya. Niyo mpamvu Aburahamu yababaye. Ariko icyo Bibiliya itubwira aha ngaha, cyangwa uko nabisomye nkabyumva, birumvikana neza yuko Hagari yari ari mu mafuti, kubera ko Imana yambwira ngo wibabazwa nayo, ibyo nkubwira ubikore, kandi Imana ntishobora kujya mu ruhande rubi. Biri kumvikana, Imana ntishobora kujya mu ruhande rubi, buri gihe cyose Imana ijya mu ruhande rwiza. Rero tuzakomeze dusome tumenye amateka y'ibi, ese kubera iki ibi byakozwe. Hanyuma ikindi turabona Imana ihereza Aburahamu isezerano rikomeye, iramubwira ati nubwo ubabajwe nabyo ukaba utandukanye n'umwana, umwana wawe azaba ubwoko bukomeye, ariko sekuruza w'abazizera, sekuruza w'abazaragwa iby'agakiza rizakomoka kuri nde? Kuri Isaka. Kubera ko Imana yita ku isezerano. None se ibyo usezerana, ibyo usezerana inshuti zawe byose ubasha kubyemera ukanabishyira mu bikorwa? Reka Uwiteka akugire neza kandi aguha umugisha. Aha ngaha kandi nanone twongera kubona Aburahamu asezerana na Abimeleki. Aha ngaha turabona neza yuko tuzakomeza dusome, twabonye yuko bahanye n'ibimenyetso bikomeye by'uko Aburahamu yamuhaye intama 7, intama z'inzagazi 7 zigaragaza isezerano bagiranye. Hanyuma aho ngaho bagiranye isezerano bahise Berisheba. Burya rero ririya jambo ngo Berisheba risobanurwa ngo iriba ry'indahiro. Berisheba bisobanuye iriba ry'indahiro. Rero muvandimwe, niba nawe urahira uyu munsi wa none, nabaha urugero nko mu Rwanda tuba dufite abantu babiri barahira, hanyuma hakabaho kwandikiranya inzandiko. Izo nzandiko uwanditse urwandiko arasinya, hanyuma n'uwarwandikiwe nawe agasinya, izo ndahiro bombi bagasinya. Bamara gusinya bakagira n'abahamya. Navuga neza yuko rero buriya buryo navuga ngo no mu Rwanda uyu munsi turabukoresha, kubera yuko babukoreshaga bemeza indahiro bafitanye hagati yabo. Rero muvandimwe, njye ndi kwiga iki gice nakuyemo ibintu bitatu. Icya mbere nakuyemo, kugira ngo nawe urandika muri komenti hanyuma umfashe, twese turushaho kunganirana, bitewe nuko hari igihe nasomye nkarushaho kugira icyo nkuramo, ariko nanjye Imana izakomeza igenda inyungura nawe ikungura. Rero muri makeya ngiye kukubwira ibintu bitatu nakuyemo, nawe urambwira. Ikintu cya mbere ni uko Imana isoza isezerano ryayo. Ese urabyizera? Yesu yabwiye abigishwa muri Yohana igice cya 14, reka tuhagere muri Yohana igice cya 14, isezerano rikomeye cyane, kandi Yesu yavuze ngo unyizera aba yizeye na Data. Muri Yohana igice cya 14 Yesu yahaye abigishwa isezerano rimeze rite? Kandi mu gice cya 17 muri Yohana igice cya 17 tubona neza Yesu asenga isengesho, avuga neza yuko ayasengera abigishwa, asengera n'abandi bazizezwa n'ijambo abigishwa bazavuga bazigisha. None uyu munsi natwe twakira ubukristo turabizera. Rero bivuze ngo isezerano dusanga muri Yohana igice cya 14 natwe ni iryacu. Hari umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu. Haleluya! Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, kuko aho ndi namwe muzabeyo. Amen.
kandi aho njya inzira murayizi. Amen. Ahangaha Yesu avuze ngo njye mu ijuru kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Mbese iryo sezerano uraryizeye? Yarongeye mu Byahishuwe igice cya 3 aravuga ngo unesha nzama kwicana nanjye nk'uko nanjye nanesheje nkicana na Data. Iryo ni isezerano tubona, kandi muri Bibiliya harimo amasezerano menshi, ariko isezerano ry'uko Kristo azagaruka akatujyana mu bwami bwe, kandi nshingiye ku byasohoye kuri Aburahamu uburyo yasezeraniye ko azabyara umwana w'umuhungu bikaba byarasohoye, nizera ntashidikanya ko n'ibi ngibi bizashobora. Kandi byashoboye cya gihe, murabizi mu Rwanda cyangwa ku isi uyu munsi menopause igera ku myaka ingahe? Nimusoma neza muzabona neza yuko Isara yabyaye umwana akecuye. Byari ibintu rero bishoboka, ariko uyu munsi wa none wakubaza ngo kuki nanone bidashoboka? Wakibaza ni uko uyu munsi wa none ntago abantu bakiranukira Imana kugeza ubwo batabeshya. Hanyuma ikindi, nigiye muri iki gice gikomeye cyane, ahangaha ndi kubona uburyo kubyara abana b'amaharakubiri biteza ibibazo. Icya mbere, umugabo cyangwa undi wari we wese bituma ahorana agahinda mu mutima we. None se muvandimwe, niba ibyo bintu byarakubayeho, uyu munsi Imana iravuga ngo ijwi ry'Imana nuryumva ntiwinangire umutima. Dore mpagaze ku rugi ndakoma, uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Bishobora kuba byarabayeho, ariko igisigaye ni ukurinda ibyagezweho, hanyuma izo ngaruka nubwo zaza ukababara umutima, ariko ujye ukomeza wizera Imana, kandi n'uwo mwana umusabira umugisha, Uwiteka azamuha umugisha. Kubera yuko Bibiliya hari ikivuga mu mategeko y'Imana tuzageraho. Imana yabwiye abana ati mwubahe so na nyoko kugira ngo muramire mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha. Nimba abana banyu babubaha mukabasabira umugisha, Uwiteka azabaha umugisha. Ikindi ni uko tugomba gukomera ku isezerano twahanye na bagenzi bacu, kandi ibyo twasezeranye tukabihagararaho. Reka ibyo ushaka ko abantu bakugirira ari byo ugirira abandi. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushima ineza yawe n'ubunzi bwawe bukomeje kubana natwe. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byacu. Twebwe turi abanyantege nke, ariko tukwisunze tuba abanyambaraga. Komeza kutubera byose no kutuyobora, mbisabye nize mu izina rya Yesu. Amen. Rero bakunzi ba Judgment Truth Victory, ntekereza yuko hari icyo wumvise. Niba hari icyo udasobanukiwe, wakandika muri comment hanyuma ukanyunganira kugira ngo turusheho gufashanya. Ikindi nakurarikira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura uzajye uhita ubanyambere mu kubibona. Hanyuma niwumva hari icyo bikumariye ndetse byanamarana mugenzi wawe, wandike muri comment, unanasharinge kugira ngo bijye birushaho kugera neza. Reka nkwifurize amahoro n'imigisha biva ku Mwami. Uwiteka kugire neza mu izina rya Yesu. Amen.